inkuru zaravuze havugwa byinshi ku itandukana rya Irene na Vestine na Doracas baherukaga kuvuga ko batandukanye, gusa biratangaje amakuru ariho ubu ngubu Irene yasubiranye na Vestine na Doracas baheruka gutandukana. Umunyamakuru akaba na nyiri rebo izamura abanyempano Murindahabi Irene Gusubirana n'abahanzi yazamuye aribo Vestine Doracas nyuma y'iminsi mike atangaje ko batandukanye kubera impamvu zitandukanye zirimo kutumvikana ku muyoboro wa YouTube. Abahanzikazi ku isaa sita z'amanywa nibwo Irene yashyize hanze ikiganiro agiranye n'aba bakobwa bakiri bato ndetse na nyina ubabyara, bemeza ko nyuma y'umwuka mubi wazanywe na shitani ibintu byasubiye mu buryo. Umwe aba bakobwa witwa Vestine yagize ati ibi bintu ukuntu byaje ni nka shitani, ibi bintu byajemo kubeshya kwinshi. Yunganiwe na mugenzi we Doracas wagize ati twari twafashe amasengesho y'iminsi 2 ararangira uyu munsi kugira ngo bikemuke. Iby'Imana ifatanyirije ntawe ushobora kubitandukanya, ibyaba byose ibyavugwa byose ukuri nuko tumenyeranye neza. M.Irene Murindahabi yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'aba bakobwa ndetse ko na nyina w'aba bahanzikazi nta kintu yifuje kuvuga ku byaye kubera ko ababimuzizemo. Irene yavuze ko impapuro zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru atari madamu uzamukunda Elizabeth nyina w'aba atari we wazanditse arashaka guteza umwuka mubi. Vestine yagize ati umushinga satani njiyemo ntabwo biramba, byaradutunguye kandi tugomba kubyakira. Mama ibi bintu ntabwo yabimenyereye, nta gahunda yari afite yo kujya mu gitangazamakuru, yaje gufata cano ageze i Kigali asabuzuye abanyamakuru. Aba bakobwa bashimiye abantu babasengeye n'ababandikiye ubutumwa bakomeretse ko bakomeje gukorana na Irene. Babajijwe impamvu banyije imisatsi kandi ari abayoboke ba ADPR, bavuze ko umuntu mukuru wabajyanye akabibasaba bakanga kumuzugura, gusa basabye imbabazi abafana. Ku wa Kane nibwo hasohotse ibaruwa ivuga ko Irene Murindahabi yari asanzwe afitanye na Doracas bamaze gutandukana. Mu gitondo cyo ku wa Kane tariki ya 8 Nyakanga 2021 nibwo Irene uyobora M.I yavuze ko ukuri ku itandukana rye n'aba bahanzi Vestine na Doracas. Irene yavuze ko yabanje gushinjwa kuba yarakoresheje YouTube channel ya Vestine na Doracas nyuguze bwite, akaba yisaruriyeho amamiliyoni menshi nyamara ntagire icyo amarira Vestine na Doracas. Kuri iki kibazo ivuga ko yafashe YouTube channel ya Vestine na Doracas ifite abasubscribers 1000 kuri ubu, ifite abarenga 90,000. Indirimbo nahawe ijambo ari nayo ya mbere M.I yakoresheje Vestine na Doracas niyo yatumye channel ya YouTube ya Vestine na Doracas izamuka. Irene yavuze ko kandi ko hari abantu bafite imico myiza yise abagome bagiye mu matwi y'ababyeyi ba Doracas ndetse na Vestine bamubwira ko Irene yakijijwe n'amafaranga ava kuri YouTube channel ya Vestine na Doracas akaba nta kintu harimo gufasha. Irene yakomeje avuga ko hari umugabo witwa Aimable uhaga amarushanwa ya Rwanda Gospel Stars Live yamusabye ko yamuhuza na Vestine na Doracas bagasangira icyayi kugira ngo baganire kuko ari umufana wabo. Uyu mugabo ngo yaje kuganira bo aza kubabwira ko Irene agamije kubashakamo inyungu gusa ko nta kintu arimo kubafasha, kandi uwo mugabo witwa Aimable we afite imishinga yo gufasha abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana kugira ngo babashe kubona amafaranga. Irene Murindahabi yasobanuye ko nta nyungu arabona muri aba bana kugeza ubu, amafaranga yashoye abakorera indirimbo n'ibindi bikorwa kugeza kuri uyu munsi atarayunguka. Yerekanye ifoto ya Vestine na Doracas nyuma y'uko agiye kubafasha bagatangira gukorera amafaranga. Yavugaga ko bataye umuco wa ADPR basanzwe babarizwamo kubera ko imisatsi yabo isigaye imeze uku. Irene yashyize hanze amajwi ya Vestine na Doracas aho barimo kurira bavuga ko nta kintu na kimwe baburanye. Irene avuga ko yabahaye amafaranga y'ishuri, arabasura, abagurira imyenda ndetse ko yabajyanaga no kwa muganga igihe cyose baga barwaye n'ibindi byinshi yabafashije. Irene na Doracas bavuze ko abantu bagiye mu matwi ya mama wabo bakamwisha uburyo nta kintu Irene yabafashije nyamara atari byo. Irene yafashije aba bakobwa kuzamuka vuba ko amaze kubakorera indirimbo 3 zirimo nahawe ijambo, Pana Adonier, izi zose zitswe na Niyo Bosco. Aba bakobwa baraziririmba ariko amakuru yari akomeze kugenda acicikana aho aba bari babateranyije, aho Mike Karangu na amarira azenga mu maso. Irene Murindahabi yavuze ku itandukana rya Vestine
na Doracas Mike Karangwa atungwa agatoki. Nyuma yo gutandukana kwa Vestine na Doracas, Murindahabirene yavuze ko byose byatangiriye kuri sheni ya YouTube y'abana yateje ikibazo ahanini bitewe n'abantu yise abagome, aho yanatunze agatoki abarimo umunyamakuru Mike Karangwa ku munsi w'ejo binyuze muri M.Irene Entertainment abereye umuyobozi. M.Irene yatangaje ko yahagaritse imikoranire na Ishimwe Vestine Tarisi w'imyaka 17 na Kamikazi Doracas w'imyaka 15 yarebereraga inyungu mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Hakaba hajemo guhita kandi hasohoka ibaruwa y'umubyeyi w'aba bana aho yashinje Irene uburiganya no gushuka abana be, kubarya amafaranga n'ibindi. Abinyujije kuri sheni ya YouTube ye M.Irene Entertainment yasobanuye ikibazo yagiranye n'aba bana, aho yavuze ko yahujwe nabo n'umuntu witwa Mawombi, nawe yumvise bazi kuririmba arabafata atangira kubafasha bakora indirimbo ya mbere yiswe nahawe ijambo, ariko abana bagiye gusubira ku ishuri. Ahamagara nyina amubaza niba indirimbo bakoze yayisohora, undi aramwemerera ariko amubwiye ko bisaba amasezerano yanditse. Undi arabyanga kuko ngo atazi uko babikora. Niko gusohora indirimbo ayishyira kuri sheni ya YouTube y'aba bana, ari nayo yaje guteza ikibazo. Ati nashyize kuri sheni yabo bashyiragaho cover indirimbo ya gospel yari ifite subscribers bigeze ibihumbi 90 birenga. Mwajyayo namwe mukabireba. Iyo sheni iyo yateje ikibazo, indirimbo yageze kuri miliyoni 3. Uyu muziki harimo abantu Imana imfashe simvuga amazina yabo, navuga ko ari abagome. Baragenda babwira umubyeyi ngo Irene abana baramukijije. Umubyeyi arambwira ngo ko utampa kuri za miliyoni zinjiye. Yaramusubije, iramusobanuriye, amwereka ko nta kibazo, ariko amubwira ko ngo mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bw'abahanzi afashe bumere neza na nyuma y'umuziki, abwira nyina ko ibintu bijyanye n'imyigire yabo byose abimuharira. Undi aremera gusa ngo byo byakozwe nta masezerano, ariko umubyeyi amubwira ko bazasinya muri iyo minsi ngo byaratuje. Akomeza kuvuga ko ibintu byaje kuba bibi kurushaho ubwo hasohokaga indirimbo ya kabiri yitwa Papa. Nyuma yaje guhura na Nziza Aimable utegura Rwanda Gospel Stars, amubwira ko akunda aba bana ashaka gusangira nabo icyayi. Barahura, nyuma nibwo yagiye mu matwi y'ababyeyi be abamuteranyaho, avuga ko arimo kubabura amahirwe kuko yari yanze ko bajya muri iryo rushanwa kuko atari yamusobanuriye icyo aba bana bazungukiramo. Uretse ibi kandi yavuze ko mu butumwa yanyujije kuri Instagram yagaragaje ko hari igikundi kirimo umunyamakuru Mike Karangwa, Nziza Aimable na Benwa aribo babyihishe inyuma, ariko ababwira ko mu Rwanda nta muntu urengana, ko ibyo byose bamusaba abitanga. Sheni n'ayo mafaranga bavuga, ariko bakareka kwangiza ibintu yiyubakiye. Amafaranga ntacyo adakora. Irene Murindahabi yagize ati yego ndabizi amafaranga ntacyo adakora, gusa ndabizi ko leta ishishoza. Niba koko narakoze ibi byaha byose mbihanirwe, kandi Aimable, Mike Karangwa, Benwa n'abandi muri kumwe ndabibasubiriramo. Mu Rwanda nta muntu urengana, nizera cyane ubutabera bw'u Rwanda. Sheni ndayibaha n'amafaranga muvuga muze tuyabahe, ariko mureke kwangiza ibintu twubatse. Mike Karangwa n'umwe watunzwe agatoki nyuma y'uko abonye ko hakomeje kuvuka umwuka mubi, ahanini bitewe n'iyi sheni bavugaga ko yinjiza amafaranga menshi. Yahisemo ko indirimbo ya gatatu yitwa Adonian ayisohorera kuri sheni ya Rebel ariyo MIE, ubundi akabasubiza sheni yabo. Iyi ndirimbo akiyishyiraho nabwo byateje ikibazo. Nyuma yahise yakira ibaruwa y'umunyamategeko w'umubyeyi w'aba bana imusaba gusubiza YouTube channel yabo. Irene yahise avuga ko atari kubimusaba kuko n'ubundi yayemeye kuyitanga. Ibaruwa ikomeza ivuga ko ngo ntacyo yabashije uretse kubakorera indirimbo. Irene yahise asubiza ati n'ubundi ntacyo nari kubafasha uretse kubakorera indirimbo, nicyo nari narabemereye. Guhindura umubare w'ibanga wa YouTube avuga ko byo byari muri management y'abahanzi kugira ngo amenye ibigiyeho byose niba bijyanye n'ibyo bakora. Nk'uko ibaruwa yari irimo asoma yabimushinjaga ko yakiriye inkunga mu izina ry'abana arazirya, aho yasobanuye ati mbere na mbere ntabwo ndi Yesu mubimenye, na Yesu impamvu yaje gufasha abantu kugira ngo abacungure. Urumva ko yari afite inyungu. Gufasha aba bana bimfitiye inyungu, ntabwo nshora ntateze kunguka. Nubwo ntarunguka namwe abantu
turebe umuntu naje kwaka inkunga ku izina rya Vestine na Doracas abyandike munsi mpite nyimusubiza. Muri iyi baruwa yahawe iminsi 3 yo kuba yamaze gutanga umubare w'ibanga, avuga ko byari yarabyemeye kugaragaza amafaranga yinjiye kuri YouTube channel y'aba bana. Irene yagize ati mwihangane gato muraza kwakira email irimo amafaranga yose yinjiye, ariko mumenye ko iherekejwe n'ibyo natanze kuri aba bana kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma, indirimbo, transport n'ibindi. Yasabwe kandi gutanga amafaranga yahawe mu izina rya Vestine na Doracas, aho Irene yavuze ko nta mafaranga yafashe ndetse ko n'uwo yayatse yaza akabyivugira. Ibyo byose bamubwiye ko atabikoze azagezwa imbere y'inkiko. Irene yavuze ko nubwo nta masezerano yanditse yari afitanye na nyina w'aba bana, ariko bari barumvikanye ko abafasha mu muziki akabasohorera indirimbo. Yavuze ko kandi nta kibazo afitanye na nyina n'abana, ikibazo ngo abagiye mu matwi abateranya mu matwi y'aba bana yashyize hanze bamushimira. Dorcas agira ati ikintu cya mbere tumushimira, waradufashije uratuzamura. Icya kabiri, watwishyuriye ishuri, uratwambika, utugurira imyenda. Ikintu tugusabye ukadugikemura. Wakoze warigomwe byinshi kuba waratwishyuriye ishuri ukatumenyekanisha ku ishuri, narwara kohereza imodoka iza kudufata ukishyura ibitaro. Vestine we ati waradufashije cyane. Usibye ko nyine ntabwo abantu bajya bishimira ibyiza bigeze ku bantu, n'aba bose bazanye ibi bintu byo kurega ntabyo twari tuzi, biradutunguye. Ntabwo dushaka gutandukana nawe, tubabarire udufashe, ntiwite kuri abo. Turabizi ko wadukunze. Aba basore baje kuko watuzamuye, baratumenya, barashakaga kutubera ba manager, banyuze muri mama kugira ngo batubone. Turagushimira, waradufashije.